Ndabaramukije nanone inshuti z'umusaraba kandi bavandimwe muri Kristo Yesu. Reka nongere mbifurize kuzasoza umwaka neza. Turi mu mpera z'umwaka, umuntu wese ugukunda yakubwira ngo wowe n'umuryango wawe, wowe n'abawe muzarangize umwaka mu mahoro. Umuntu wese ugukunda yakubwira ngo umwaka muzawurye ntuzabarye. Iki ni ikiganiro cyitwa utuntu n'utundi, mumaze kukimenyera, kandi rwose nimba hari umuntu uje bushyashya, iyi ni channel yitwa Theo Bose Babireba Official, hanyuma akaba ari jyewe nyirubwite urimo kuyiganiriraho. Tumaze iminsi turi mu biganiro bisanzwe, turi mu bintu bimeze nk'impaka, turi mu bintu bimeze nk'amahane, ariko nanone dufite intego yo kuzavuga ubuhamya aho twari twabugejeje ku gice cya kabiri. Uyu munsi turatangira igice cya gatatu. Ubwo bivuga ngo abakunda ubuhamya murahita mukomereza aho mwari mugeze kuko barahari. Hanyuma ikintu nabonye wenda mu minsi maze navuga ngo kuri YouTube, nabonye ko abantu nimbivuga murambabarira, ariko ni byiza kubivuga kuko buriya rega ukuri ubundi ukuri ni kwiza, nuko kudakundwa. Ntago kugira abafana benshi, ntago kuri kugira abafana narabibonye, maze kubibona kenshi. Abantu bikundira byacitse, bikundira za nduru, bikundira ya mahane, bikundira ibintu navuga ngo runaka, ariko mu bigaragara ubundi ukuri nta bafana gufite. Ariko ubwo mvugiyemo akantu kavuga ngo abakunda ubuhamya, abashaka gukomeza kumva amateka yanjye, niyo ngarutseho. Cyakoza uyu munsi ndaza kuvangamo ubuhamya navuga ngo bufitanye isano n'ibintu mazemo iminsi, hanyuma kugira ngo nabyo tujye tugenda tubijyaho inama, nimba ari ibyo tubona ko hari icyo byamarira abantu tubibabwire. Murakoze cyane. Reka mbanze nkuremo ingofero tubanze dusenge. Mana yera yo mu ijuru, Mana ishobora byose, Mana mukunzi mwiza kandi murengezi w'ubugingo, ndagushimye ndaguhimbaje kubw'ineza yawe n'urukundo rwinshi udukunda. Abantu bagiye gukurikira iki kiganiro, abantu bazacyumva wenda haciye igihe, ndasabye ngo kizagira icyo kibamarira, bizagira icyo bimarira umuntu uzabyumva, bizagira aho bimukura bigire naho bimugeza. Ntibiba ari ibintu byo kwivugira bisanzwe, ahubwo biba ari ibintu byagira icyo bimarira umuntu. Nkuko nanjye iyo mvuze ubuhamya numva bwongeye kuba bushyashya, nkiyumvamo gukomera kwawe n'imbaraga zawe. Ndagushimye. Hari igihe umuntu aca mu bintu kugira ngo bizakiza abandi, ibyo naciyemo bitandukanye bitari byiza, ngenda mbona ko hari abo birokora, hari abantu bagenda bigiramo, hari abantu bagenda bagira ibyo bamenyeramo. Rero nsabiye umugisha umuntu wese uzumva iki kiganiro, kandi ndanasenze kugira ngo uze kubana nanjye, umfashe unshyigikire mu byo ngiye kuvuga, ntihagire ijambo ritari ukuri riza ku rurimi rwanjye. Ibyo bintu mbitesheje agaciro, ntihazemo induru, ntihazemo amahane. Urinde umutima wanjye kugira ngo ninza kugera ahababaje cyane, umfashe kugira ngo ntaza wenda kumererwa nabi bitewe nuko nibutse amateka. Ndagushimiye, urakoze. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Nubwa mbere ntangiye ubuhamya nsenga, nabonye ko gukora ibiganiro birasaba amasengesho, birasaba kwiragiza Imana, kuko ibintu biherutse kumbaho byanteye ubwoba, byarankanze, bituma mfata umwanzuro wo kujya mbanza ngasenga. Hanyuma kandi n'ikiganiro nkoze, hari abantu bangiriye inama muri comment, nshimira abantu mu mpinama. Buri inama ni nziza, n'ukuri kwawe iyo kuvuze, hari n'umuntu ukubwira ukuri nyine ukumva kubwiye nk'ibintu wakabaye udakeneye, ariko ugasanga avuze nkawe, birumvikana. Hari umuntu wambwiye ngo burya kutiga ngo abonye ko ari ikintu gikomeye, wagira ngo kiroroshye se.
nkangurira abantu mufite abana, ababyeyi mwabyaye, abana banyu mubajyane ku mashuri bige, bagira ubumenyi, bagira ibyo bamenya. Uryo umuntu aba yabivuze buriya nuko aba atavuze mu buryo burambuye. Kuko hari umuntu wamaye comment arambwira ati ikiganiro wari wakoze cyari cyiza, atariko nka hariya habi havuga ibintu bikomeye, ati wari no kubikatamo. Nsanga nibyo, ariko je nahise nkubitaho n'amarangamutima yanjye n'iki n'imibabaro yanjye yari yazokotse cyangwa yazamutse. Ariko muhumuri uyu munsi turaganira mu mahoro, kuko mba mvuga amateka yanjye, ntawe mba nshwana nawe. Nshobora kugera hano nkagaragaza umubabaro, ariko nanone ntabwo ari cyane. Rero twasoreje ubuhamya ahantu umwarimu wanyigishaga yankubise kugera ku rwego imbere y'abanyeshuri twiganaga nisobaho cyangwa ndinyarira mu Kinyarwanda. Ibi kubivuga nta soni binteye, byarabaye. Narebwe n'amashuri abiri, abantu bagera mu 100 bamboneye icyarimwe ko ninyariye. Ntabwo rero kubivuga ari bibi, nirwo rwego nari ndiho, nari uwo gusuzugurwa, ndi uwo guteshwa agaciro, ndi uwo kwigirizwaho nkana, uko abari bariho icyo gihe cyangwa babikoraga babibonaga. Ariko ndashima Imana uyu munsi, ntabwo nzi ko uyu munsi ushobora kubikora ngo ibyo bintu bizaguhire. Ubwo ndashimira Imana ihindura amateka y'umuntu igahindura n'ay'igihugu. Uyu munsi ntabwo wakubita umwana ku rwego bankubise, ntabwo wamuvunagura ku rwego bamvunaguye. Hanyuma muribuka ko ibyo maze kubirenga kubibabwira, nababwiye uko nabatijwe, mbabwira uko ntacyo nari nambaye, mbabwira uko nagiye kubatizwa nambaye inkweto z'abakobwa zo mu mvugo zo gusuzugura. Izo nkweto ziba zifite udusimari tureture, bazita ngo, numvisha imvugo nk'eshatu, ngo zitwa ngo nkurikira nkwese, ngo zitwa ntushinge. Ni imvugo bahimba mwene ubwo bukweto, ariko hari inkweto ziba ari ndende cyane ku buryo ngira ngo nta n'uwayambara. Narayifashe ndayitema ndayambara ndi umuhungu. Icyo nshimira Imana, uwansetse uwo munsi byararangiye, ubu nta nanyibuka. Ariko umubatizo nashakaga ngo mbatizwe ku gahanga kwa padiri nitwe Theogene, nararitahanye, ni naryo nyitwa. Ninjye umuntu wavuye kubatizwa nsanga mu rugo badahari, mfite buje n'ishapure, nsanga na mama naha, ngira ngo yatashe bwenda guke. Bivuga ngo navuye kubatizwa, sinabona icyo ndya, sinabona icyo nywa. Mu gihe mwebwe mubatizwa mugategura ibirori, ariko ntago mwebwe nabarenganya, kandi Imana ishimwe ko ibibakorera. Ariko nimwumve nyine uko abantu tumeze, mwumve inzira twaciyemo, biba ari byiza ko wabivuga. Ibi byo nta wigeze abingayira, n'ababingayiye wasanze ari nk'abantu babiyemezi, baba bashaka kwivuga neza gusa, kumva atari ngombwa ko wenda yavuga ibintu bimwerekeyeho bitari byiza. Najya ngo mbabwire rero ngo ubuzima bwarakomeje. Rya jambo rivuga ngo kubabara siko gupfa, narakomeje mbaho. Turakomeza duca inshuro, turakomeza turababara, turakomeza turahangayika, turakomeza dukora ibikorwa byose navuga ngo nyine bimeze ni nk'ubucakara. Kuko nimba mama yarajyaga mu rugo rw'umuntu akabahekera umwana, kandi nawe afite uwe, agaheka n'uwabo, akagosora amasaka, nanjye ngafata ijerekani nkajya kuvoma, nkavoma amazi, nawe agakora ibyo bintu, umuntu akaduha inshenga z'imyumbati. Uruhande rumwe byaraturengeye, ni nacyo nshimira Imana. Ariko urumva nimba urugo rwose rwabyukiye mu rundi rugo, abantu bose bakagukorera ukabaha inshenga, nyine nibyo byari bigezweho. Niyo yari hiti yacu icyo gihe. Kandi abantu barabwiranaga ati iyo Mukamushumba azanye n'umuhungu we, ati bashobora kugukorera akazi ukabaha ifunguro ry'umunsi umwe, twagira Imana tukabona aho tujya, hanyuma tukaramuka. Ndakomeza nkora gutyo, ntabwo uyu munsi ndi bubitindeho. Nasanze bigiye mu kurondogora mwazarambirwa, byazaba amasere menshi, kandi nabonye yuko nyine ubuhamya ntabwo abantu babukunze cyane.
nkuko bakunze bya bindi nyine ntiriwe nsubiramo mwabonye. Hanyuma ndagenda nkomeza ubuzima bwanjye. Reka nsimbuke, hari imyaka yageze ngiramo akabaraga, imyaka iriyongera, urumva naretse ishuri bigera igihe riranarangira. Ntangira gukora imirimo y'imbaraga ngo mfashe umubyeyi. Ndabyibuka nibura nko muri 95, 1995 ku musozi w'iwacu aho nari ntuye, ku myaka nari mfite icyo gihe, ninjye mugabo wari uhari wengaga. Nimvuga kwenga mwumve, kwenga ibitoki, kwenga imitobe. Noneho kuko ari umuntu wari uzi kwenga wari uhari. Abandi bantu wenda tuvuge b'abagabo bamwe bari baragiye za Tanzania ngo barahunze, abandi nabo badahari nyine, nta mugabo wapfa kubona aho ngaho badahari. Hari abagore benshi kuruta abagabo. Noneho mpabwa akazi n'abantu batandukanye, umuntu wese wataze ibitoki. Ubwo ndabara kuva 95, 96 akaba ari gihe babwira kuzajya kwenga. Noneho ngapatana ibiraka nka 3 umunsi umwe. Igitumye mvuga ibyo bintu no kugira ngo ngere ku kibabaje kirimo. Nkava hano saa 4 z'ijoro z'umugoroba nkaba nagiye kwengera umuntu, nkabwira abandi ngo mube mutonora ibitoki, nahava saa 9, saa 8 nkajya kwenga, nkenga ku buryo ngera saa 4 z'amanywa nanone nkajya kwengera undi. Bose nkenga nkakamura umuhama, tukawushyira mu byo tuwushyiramo, tugasiga dukamiye, bagasigara birwariza mu byo bitaga gutara urwagwa. Nshatse kuvuga ikirere, munsi umwe njya kwenga mu rugo rumwe, nabahaye isaha ya saa 9 z'ijoro. Bashaka umuntu bacira bya byatsi bashyira mu bitoki batonoye mu muvure. Iwacu mu burasirazuba twengeshaga ibirenge, gukandagira muka ukavanga ibitoki n'ibyatsi kugeza ifuro rizamutse ukabona umuhama. Ibyo murabizi. Noneho umuntu batumye kwahira ubwatsi nawe agenda nijoro cyangwa mu mugoroba, muzi amazina aracyanariho. Agiye yahiye ibyatsi, agera ahantu hari igiti cyo bita umunyinya. Nimba muzi igiti cy'umunyinya kigira amahwa y'umweru, aba ari umweru cyane, ari umweru derideri. Arimo yahiramo n'amahwa, cyangwa hambiramo amahwa nk'uduti tubiri turiho nk'amahwa nka 50. Ukuntu umunyinya uba umeze murabyumva. Araza afata bya byatsi abikatagurira mu bitoki, hanyuma baratwikira aho urwina rwari ruri cyangwa intabo, naho bengera nari imazi. Ndaza mvuye kwenga handi saa 8 z'ijoro, nza kwenga umutobe, ngira ngo ntanguranwe nze kwenga n'ahandi ha 3. Bararyama, nanjye nkandagira mu muvurere. Ndakata, hari ukuntu nengaga nkabanza nkanoza mu mutwe umwe ku buryo mbona ifura kugira ngo bidatema. Ubwo abazi kwenga barabizi. Ndakata neza ndanoza. Noneho ntangira kugenda nkata hose ngo mbibirindure bize kugera ahantu nyine mvanga mbona umuhama. Ndimo nkata rero, nkata mu byatsi birimo amahwa. Amahwa 3 icyarimwe ndayakandagira, kandi nabaga nkoresha imbaraga ku bantu bazi uko benga. Nkandagira rimwe amahwa 3 munsi y'ikirenge, yinjirira icyarimwe mu bworo bw'ikirenge no hagati y'amano abiri gutya, amahwa arinjira. Nyakandagiye mvuza induru, mvugije induru mvuga ngo ni muntabare. Ba bantu naje kwengera aho kugira ngo bakingure bantabara, ahubwo bazanye n'isyo n'imihini n'amasekuru barakinga. Ndangije jewe
ndataka kugera ubwo nageze aho mera nk'uwaheze umwuka nsigara mvuga ngo ayiwe ngo mana we ngo yewe ndaraho akaguru kamwe kari mu muvure akandi nakamanitse kubera amahwa bunkeraho barinda babyuka mu gitondo baza bomboka nk'abareba wenda ko napfuye ari umurambo uhari basanga ngaramyaho ariko ndi muzima ariko navuye amaraso menshi yagiye no mu muvure. Ibi ni ibintu byabaye. Ubwo nibwo buzima twanyuzemo. Tubaye abo muvuga ko turi bo duciyaho. Twiswaye amazina ngo bose babireba ngo ibyamamare ngo abasitari ngo abantu ngo b'intangarugero ni nyuma baraza kuyankuramo byatwaye nk'amasaha 2 ibyo bitoki sinabyenze byarangiye gutyo naho nari kujya sinahajya bivuga ngo ayo bari kumpemba nayo nakoreye nayo nari guhembwa aho handi ntayo nakoreye. Bavandi tekereza ko ibi bintu byabaye byarabaye ndayahomba ndwara ikirenge kirabyimba urumva ndagihambira bakajya bankanda bakanyokesha amavuta y'inka ngo nakabuno kintuza. Urabona abantu bazi akamamiyo abantu bazi umudaho bakagafata bakagashyira mu ziko kagashyuha bakazana amavuta y'inka bagashyira hahandi amaho yajombye bagaciririka umuriro bigatogota ukumvira umuriro mu bwonko hejuru. Ariko turacyariho. Imana irandinda sinarwaramo kanseri, Imana irandinda ntibyaba ibintu bikomeye birakira. Icyo kiba kirarangiye. Nababwiye ko rero nzajya mbabwira iminota mike. Ubu ndimo kureba nkabona ko iyo maze gukoresha n'isigaye ikwiye kungana. Ubwo ko ni gato. Ariko ni gato mu kukavuga. Ariko mu bikorwa uko kari kameze ni kanini. Ubundi nibwo buhamya nari kubaha. Mu byukuri ntabwo nari mfite intego yo kuvuga ngo abapasiteri ukuntu byajemo bikaba byarabaye wenda navuga ngo bifu n'abantu bamwe. Nukuri nanone reka mbabwire ngo mumbabarire. Nta kintu mfa n'abapasiteri nabitwara nabi nabigira uko mushaka n'uburenganzira bwanyu nimwe muza aho mwungukira cyangwa aho muhombera kuko nta unshirira mu mufuka. Ariko kubera akantu gato navuze ngo hari ibintu nakoze ngo mbishutwe cyangwa ndyohejwe nuwo nitaga gutyo nibyo byabaye intambara kubera ko abantu mwese dusigaye dusamira hejuru abantu bose nyine bakeneye kubona icyo bavugaho. Ariko reka nishimira Imana yankuye muri uwo muvure nawe uguyemo. Ese ubwo iyo ngwa nabi nkakubita aka kantu k'inyuma wenda inyuma ku muvure ugira ngo nari kuhabyuka. Ariko Imana irareba ibona mimbere mu myaka izaza hari icyo nzayimarira. Erega hari abantu dufite icyo tumariye Imana. Hari abantu dufite icyo tumaze mu bwami bw'Imana. Tutari inkorabusa tutari imburamuko. Ndebye igihe maze mu byo twita ngo ni umuziki cyangwa gukorera Imana nkareba ahantu nagiye nkareba ingendo nakoze nkareba amajoro naraye kandi nkareba ababyungukiyemo kuko bahari nsanga hari icyo tumariye ubwami bw'Imana nukurikira hari. Nigeze kubwira abantu ngo nigeze kujyana witwa Kurundoyi muri Rutsiro bari batarakora umuhanda ugera kuri Pfundu gatega moto banjyana ahantu mpagarara mu giterane kirimo abantu bagera nko ku 10,000 muri 2007 nimba ni 2007 cyangwa n'8 mpagarara mu iteraniro mbaza abantu ndavuga ngo abantu babonye kaburimbo uyu muhanda wa kaburimbo icyo gihe mu 2010 nta nubwo nabonye abantu 100 ubanza n'abamanitse bamwe bariraririye. Ariko uyu munsi hari umuhanda mwiza. Ubwo ibyo mbivuze mwavuga ngo nzanyemo ngo wenda ngo politike hoya nukuri hari igihe ubona igikorwa ukavuga ati ubu buyobozi buragahora kuko abantu nahagiye hameze nabi. Uyu munsi mperuka kwifata njyana imodoka yanjye mfata umwana wanjye w'umunyeshuri mujyana aho bitiboneza ku kigo cyitwa Kivuhiriza Academy. Ndagenda mparika imodoka mu muryango w'ishuri hari n'ivatiri umuhanda ugenda ukagerayo. Ibyo ni ibikorwa byiza umuntu yavuga.
reka icyo nacyo tukireke tube tubiretse ariko mumenye ngo ibintu byiza nabyo birahari iyo umuntu abiciyeho nabwo ashima Imana ukavuga ati aho ukuye u Rwanda aho ukuye abanyarwanda mu miruho n'imikoki n'ibunyerere n'ibinogo ni byiza Imana ikomeze nabyo ibikore hanyuma rero dukomeze ubwo nta hantu nagiye njya kuvuga ubutumwa mamara iminsi 3 nkajya ndirimba nkava imyuna amaraso akava mu mazuru kubera izuba turirimbira ku byo bitaga amadisketi izi za playback zo gushyiramo amasede na za flash cyangwa kurimbira ku matelefone bije ejo bundi twajyanaga disketi tukajyana nka disketi abwo batazizi mwihangane nka disketi 15 ugashyiramo imwe ugasanga yarakonje ikandika muri sintetizer ngwerere hakaba igihe zose zanga mukazishyira kuzuba nenge kuvuga ngo kuziko mukanika ibyo ni ibintu bimwe na bimwe twabonye muri uyu murimo dukorera Imana nta wansezeranyije n'igiceri nkagenda nkaririmba nziko ndi gukorera Imana ngo ngizampembe zangororere kandi ndayishimira yagiye ingororera ndayishimira Mana warakoze hari ibibazo byanjye wakemuye woroheje bitari bike wabye icyubahiro ako kara agaciyemo na nyuma yo kwenga ibyo bitoki nangira gupatana gucukura amatuwarete nzi tuwarete nacukuye ahantu ni na hafi yaho nengaga iyo mitobe cyangwa nenga abo bantu babaga negera abo bantu bendaga gutara inzoga ntago nahibagirwa munsi umwe nabwo ncukura tuwarete kubera ntari imbizi ndimo mbyiga nteri intambwe ebyiri kuri ebyiri mera nk'ugiye gucukurira ikigo cy'ishuri abandi bakora akazeru kangana nibase njyewe nkora nkaho wagira ngo bazacamo imiryango 4 ndagicukura uwo muntu arebye twe twavuganye amafaranga 300 ngo metero 3 zibanza ngo hanyuma ngo twabona hacyoroshye ngakongeraho 100 ngakaba 400 y'amanyarwanda y'icyo gihe ntago yari make ariko nyine nabyo byari bigo abonye ukuntu nakoze kiri nahita mbwira ati nyuma yize 3 cukura neza nk'uko ingana ati nzajya nguha 500 numva ni menshi cyane wagira ngo bari banguriye nk'ikibuga cy'indege kiraba ari kubaka nko mu Bugesera sindajya ariko nkurikije ukuntu bakivuga nuko amateka yacyo nagiye numva mu byegeranya meze numva ari nko kukingurira ngo kibi cyane mba ndeme nanjye ndajyana nshaka undi mwana w'ahantu nakabaye muvuga amazina ariko hari igihe uvuga umuntu mutarabivuga wenda kumvura musebeje hari abantu bamaze kumererwa neza babasirimu badakeneye kuvuga amateka ya dufata ikintu cy'indobo cy'icyuma yari indobo imeze nk'ikoze mu cyuma cy'ingunguru ifite n'umukondo w'icyuma cya aluminium none tuzirikaho ibirere by'ingabo ubwo abatazi ibirere by'ingabo ni kumwe batema igitoki hakazaho imivovu ikuma bigahinduka ibirere ukabibobereza tuzingazinga icyo nta kiziriko nta mbarasasi nta mugozi ukomeye ndacukura umunsi wa mbere ncukura wa kabiri tubikoresha noneho tugeze muri metero zo hasi umunsi umwe turacukura tuvuga ngo twiharahare dukora iyo bwabaga tuharangiza bavande uzi cyabaye ku munota wa nyuma naramubwiye nipima metero turebe atumanura umugozi turapima tubona birahura none tugira ngo dusoze tujye kubwira boss waduhaye akazi uko byagenze nari kuvuga ngo umukozi w'Imana ariko ni n'umukozi w'Imana hanyuma buryo umuntu wese ukugiriye neza umuntu uguhaye akazi nugira uko manga bagakingura niyo byakuvuna cyane abanakoreye Imana kuko hari igihe utahabonye utaramuka abantu mutararibwa n'inzara ntago muyizi ngo ubwirirwe uburare uhagarara ubone isereri gufate wicare n'ubugenda wicara ufate ibyatsi urumva inzara irakwica ukazana urufuzi cyo inzara bigeze kumbita hasi ndimo njya mu isoko ryaho bita Gasetsa ubu ni mu karere ka Ngoma naturutse Kabarondo mama yampaye abantu ngo mbaherekeze tujyane mfite inote y'ijana naravomeye inshuro 10 mvomera amafaranga 10 ubwo ni iminsi 10 bamijana none ngiye kuyishyuza batinda kuyama ariko kandi kuko nari nyiri muto mama arambwira ati kora uko ushoboye Igasetsa haba isoko ryabaga nyuma ya saa 6 kandi n'uburira cyahaba nimba bahita mu ndeko nimba bahita abahazi muzatubwira noneho batinda kuyama babanza nyine kwijijisha iyo umuntu aguhata bishaka usuzuguritse hakabanza nko kwivuganira n'abantu wowe uri gukora imibare yaho ujya kari kururi bugaruke
nuko aho yampereye none ndiruka kandi twari tumaze nka kabiri tutarya nukuri tutarya ndiruka hari ahantu hitwa za Misarara na za Gihosha habaga intoki nyinshi bakajya bavuga amakuru y'ibihuha cyangwa yari ukuri ngo aba bantu bahotora ngo baca abantu amajosi ngo bihanga bakabigurisha ukahanyura wiruka mu mutima udira none babagabo bari bagiye gasetsa guhahira ingo zabo mama arambwira ati bakuriki ndagenda kandi ubwo ndimo ndagana no ku musozo ndagenda ngeze mu nzira kubera kwiruka cyane n'umutima uhagaze ncaho bitaga ngo ni za Ryaruvusha ubwo abanyerundu n'abanyarubira n'abanyaremera muraza kumva ndagenda marenze ndimo mbareba nk'imbere yanjye ndaguma ndiruka numva n'inyuma yanjye hari nk'umuntu wenda ugiye kuntwarira umutwe kubera ukuntu babaga barabikabije ndagenda mbagezeho umwuka urampera numbana muke nikubita hasi umugabo yitwaga Serwiri nagakiriho ariko iyaba ariho nazavuga ntuzabihamye n'undi muntu bari kumwe nikubita hasi ndahwera bareba baranyeganyeza bira baranterura banjyana ku rugo rw'umuntu barahansiga bansaka mu mufuka nari mfite agafuka kandi bari babivuganye na mama yari amafaranga 100 barayafata byari nko kugura imifungo 2 y'ibijumba ariko niho honyine hari hasigaye ibiryo muri icyo gihe handi hose byaranze ari inzara ikomeye ariko babonye komeze nabi bajya hafi aho hari agasantire bagura voka barayisatura barayironga barabanza barama ndahembukamo gake ariko bameze nk'umuntu agifite imbaraga baragenda bagura utwo tujumba tumeze nk'inkondo n'iki nyine bingana n'ayo mafaranga 100 ntabwo byari byinshi kuko cyari igihe cy'inzara baraza baranabintwaza baranshorera basanga nyine urwo rugo sinzi utundi tuntu bamaye bangeza mu rugo abwira mama ati ntukajye utuma umwana nta mbaraga afite atuzi ko atanariye turashima Imana yadukuye hose tuba twaribagiranye kera ubu nibwo buhamya nagombaga kuba ibyo birarangira ubwo nari narababwira ukuntu uwo munsi wo nacukuyeho tuwarete dusigaje gusoza neza umwana mupakirira ibitaka ndangije mushyiriraho n'ipiki mushyiriraho n'igitiyo n'agasuka nagendaga nkorogoshoza numva ndarushya nicaramo gakeya nawe arakurura arabizamura bigeze hejuru muri 5 metero kubera bya birere byari byagwengeye ari nko mu masaa 6 saa 7 gutyo kandi ari igihe cy'izuba bya birere aho yagafashe cya kidobo gihita kimucika kigarukamo nicayemo kinkubita mu mutwe nihagira umuntu tuzahura mu bantu bumvisha ubuhamya azambwire mwereke inkovu kirakubita gikubitira mu mutwe kirantema itaka ryose n'amapiki binyikubita hejuru mitambura umwuka meramo uko bankuyemo simbizi nagaruye ubwenge nka saa 12 mbona ndyamye ku rubaraza rw'inzu abantu banyicaye iruhande bazi ko napfuye ndongera ndazuka mbaho izo ni inshuro twagiye ducamo n'ubuzima turashima Imana turashima Imana aturinze ntabwo nzi ibyo unyuramo ntabwo nzi ibyo wanyuzemo ariko Imana ishimwe ari ibintu umuntu avuga ukibaza ukuntu nyuma y'ibyo bintu nshobora kuzanga navuga ngo nakoze ngo ibindi bintu bitumvikana ariko umuntu ni kameze witwa Pawulo muri Bibiliya yaravuze ngo njya gukora ibyiza ngo ibibi bikantanga imbere njye ubundi ubuhamya nagombaga kubaha bwari ukuvuga ubuzima bwanjye abantu bazi ibi bintu mvuga abantu babibonye barahara amazina y'abari bariho baracyariho turakomeza ni ubuzima reka ngane ku musozo navuze ko nazongera gutinda ikintu ndi bwongereho nuko nshaka kubabwira ngo numvaga nshaka kubabwira ngo nakijijwe gute naje kumenya Imana gute ko kumenya Imana ariho nakuye kuririmba ko kumenya Imana ariho nakuye
gutuza naho ngaho biguye kandi ndumva nashaka kuhareka. Atubyiborere mujye mwumva agace gato muzategereza. Icyo nakubwiye ni kimwe, nimba uzakunda ibi biganiro cyangwa niwumva nyine ushaka kuzamenya uko byagiye bigenda, ukore subscribe. Hanyuma ikiganiro nikijyaho ujye ubibona cyangwa uze kubisangamo bitume ucyumvira ku gihe wenda kitaragucitse cyane. Kuko hari umuntu uzaza kuri iyi YouTube cyangwa kuri iyi channel yanjye bimusabe guhera ku bice byose, naba afite umwanya cyangwa yumve bimwe bimwe. Ariko reka nongere nshimira Imana yo mu ijuru kuba yarankuye muri ubwo buzima, nubwo ntarababwira ngo nabuvuyemo gute, ubwo nibwo buhamya. Ariko kubera twatuntu tw'abapasiteri natwo nagiye mbona muri izo ntege nke zanjye, numva umutima wanjye uraremerewe, nsa n'utuvugaho. Ariko rwose sinzongera gutera amane, ngiye gukorera mu murongo wo kubihera ubuhamya. Ako ari ibintu nyine umutima wanjye, ahubwo reka mbabaza. N'ubu hariho umupasitori, simvuga aho yaratuye naho yabaga, yaranapfuye, yarafite itorero, nanarigiyemo barantumye, turahasengera, abantu barahimbaza, turaririmba, bampa amafaranga, abantu barabasengera, indwara zirakira kuko n'abantu bitangira guhamya. Nyuma za kugirana ni ikibazo n'umudamu we w'isezerano, bagiranye ikibazo baratandukana, bafitanye umwana umwe. Nyuma uwo mupasiteri arakomeza nyine ayobora itorero, aranabihisha ntiyabivuga, babigira ibanga, ariko nyine bigenda bimenyekana, ntihongera kubona umufasha mu rusengero nk'ibisanzwe. Bukeye ararwara yibana n'umufasha we yibana. Noneho muri ba bantu ayoboye b'abakristo mu rusengero harimo abantu b'igitsina gore benshi cyangwa batandukanye. Havamo umwe wenda wamwitayeho cyane, biba ngombwa ko arembye ariho ajya kurembera, dore ko byari no muri corona. Araremba, mererwa nabi. Nyuma wa muntu yagiye kurembera, ubwo yari umudamu wibana cyangwa umukobwa, ajyayo nawe ari umugabo. Ariko ubwo numva bari basanzwe nyine ari inshuti, nibyo numvishe, ariko hari nibyo nabonesheje amaso. Birangira arembye cyane wa mukobwa cyangwa wa mudamu, areba abantu b'abapasiteri baziranye, abatuma harababwira ati muze murebe umuntu wanyu ameze nabi. Baramufata bamujyana mu bitaro bikomeye kwivuza, bamujyana yatangiye kuva amaraso mu mazuru ameze nabi, nyuma aranapfa. Agiye gupfa ngo umuntu wamurwaje aramubwira ati jewe mufate Bibiliya yanjye, mufate ikanzu yanjye y'ubishop, mufate ibintu byose byo nakoreshaga, muzampambane nabyo. Hari abantu bazabyumva babimenye. Umva ikintu gitumye mbivuga, nta n'uwantumye kubivuga, ariko birazwe. Hari utuntu nshaka ko abantu bazagenda bakareka tukazaba abantu nyine bazima. Hari muri covid njyayo kumushyingura nambaye agapfukamunwa, nambaye amafime n'ingofero. Hari abantu benshi batanamenye ko mpari, kandi umuntu yabaga ategeranye n'undi, nyine twese tureba dukurikirana iryo shyingurwa cyangwa dukurikirana ko kumuherekeza. Birangije asiga avuze ngo kandi ngo kumurambo we napfa, ngo umuntu uzamushyiraho umusaraba ngo azabe ari wa mukobwa babanaga. Hanyuma wa mudamu we nawe Imana imfashije umudamu akazacyumva akamenya, wenda yaza, simbizi nimba kinariho kuko haciye imyaka myinshi kuva igihe covid yabereye, se si myinshi, umuntu utamuheruka wamenya bahise. Nawe aba yaje azana na wa mwana we yabyaranye n'uwo mukozi w'Imana, azazi ko nibura uwo mwana we ari we uri buhambe se. None bavuze ngo ngo umushyingura naze, habera intambara yo kumenya umugore we bwite agashaka ngo amushyingure ashyireho umusaraba, na wa mukobwa
numvaga bavuga ngo niwe bari inshuti, ubwo bucuti ntabwo numbwira aho bwageraga ngo nawe niwe, birangira noneho koko bibaye wa wundi. Ngaho jya muri comment umbwire ibyo bintu urabyumva ute? Urabyumva ute? Abantu bavugira amagambo menshi kwirimbi, baravuga batuye umuntu, bavuga ibintu byinshi, abantu baratura ngo yararimbutse, ngo umurimo w'Imana ngarawuhambye, ngo ahambanywe Bibiliya nini n'inkoni y'ubushumba ngo n'ikanzu. Narabibonye n'amaso yanjye, kandi njyewe kubiceceka narabigaye, ntacyo bivuze no kuba narinze ayo mateka. Abantu dukwiye kuba abantu bazima. Nibyo biba byatumye nsara nkaturumbuka. Nukuri neza y'Imana ahantu yageze twakabaye ariyo dukurikira. Ariko biranga abantu, umuntu akaguma kwizina ugahanyanyaza koko. Pasiteri koko havugirwa amagambo menshi. Umwe mu bantu bari baje tugiye kwiyakira no gukaraba arahaguruka aratomboka avuga ibintu byose, ati n'ubundi yabaga kuri ako gakobwa, ati byiki arabivuga, ati turasebye, ati nigute yarwaye ntihagire umushumba umufata nawe ari umwitayo. Ni bimwe mu mvuga ati ko mutadukurikirana mutamenya aho abantu bari, ngo yewe runaka. Murakoze. Ikiganiro nzakigarukaho, nzagaruka mbabwira uko nakijijwe, kuko jewe mu ndeba nabayeho n'umusilamu. Nitwa Omar Nabiyallahu Anhu, nabaye Bilal, nabaye umudawati, nabaye umukinjati. Nzimi ibintu bitari bikeya, kandi njyewe ndi hano kuri kamera nta kintu nenga abasilamu. Mumbabarire nimba barabaye umusilamu, uko ibyo uziyo n'ibyo nje nta kintu mbanenga. Ni idini nk'ayandi cyangwa nyine ni idini ryemewe kandi naribayemo, navuyemo nta muntu navuga ngo umemukiye, niviramo n'utuntu tw'utubazo twatumye mvamo ni duto. Ahubwo jewe ngeze mu ba Kristo nasanze ariho hari intambara zinakomeye, usibye ko nikundiye ubukristo cyane. Ubukristo bufite ukuntu nabonye ari bwo bwiza kuri je, ariko nta nubwo mvuga ngo nimba uri umusilamu ngo wumve yuko hari biteye isoni. Ntabwo biteye isoni kuko musenga Imana, musenga Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma kandi ibintu byose tuzahabwa impundu dutabarutse. Hari indirimbo abarokore muririmba mukavuga ngo buri muntu mu itorero rye ngabo wejejwe muri ryo. Narutse kujya gutumirwa kwamagana ibiyobyabwenge ahantu bita muri Gaseke, nsanga batumiye umupadiri bya nyabyo, umuhanzi unarapa haciyemo iminsi. Hagiye kuri stage ubwo twaje kwamagana ngo dundu ubwonko ngo ibiki ngo turabyamaganye, bamuhaye mikoro ngo aririmba, aravuga ati murabizi igihe ati genda padiri, ati wanyawe atutanga Ukaristiya, ati ntago ari ibyo niyita bimwe bahimba, ati ariko murabizi ko twebwe abakatolike twinywera inzoga. Ibyo yarabivuze. Ati hanyuma ati ikibazo mfite nge zarananiye, ati sinarenza Primus 3, kandi ngo ubwo yaje kwamagana iki ibiyobyabwenge. Mbizi byuya mwihangane. Abantu bose baraseka, ariko mpita nibuka ijambo ravuga ngo buri muntu mu itorero ryarabaza ati nge zarananiye. Havuze Primus 3 nsanga nago zamunaniye, mujye mumvugisha ukuri. Harabivuga arabyemera. Rero ntago nge ndwanya amadini n'amatorero, oya, ni nabyo bintunze genda bizi. Nzababwira rero ukuntu nabayeho umusilamu igihe gito, mbabwira utuntu duke tw'amanyanga nakoze nyine muri icyo gihe nari nkiri na muto. Ariko ndashima Imana ko nagize amahirwe nkamenya Yesu, nkagira amahirwe nkamenya umusaraba, nkamenya imbaraga z'amaraso yamenekeye igorogota. Nukuri rwose. Ndasoje. Mugire ibihe byiza, naho ubutaha.